nje nanjye itangazamakuru nakoze imyaka 4 kabisa y'ubufu like y'ubuntu kuri RBA bakubwira bati kizavamo ukagitegereza ukakibura bonye bikomeye hatanye kuzamo ngo twishingano narangije kaminuza shana bagate muri kitangazamakuru cy'igihugu ndacyubashye ariko inzara yazica umujene mbona chance zo kuri Isango Star ko baranyumvaga ariko nubwo nazibonye nabwo ntabwo nazibonye zinyizaniye giye kuva kera ndatigita numvise gushaka abanyamakuru mbwira Tijara Kabendera twabanaga muri RBA ntabwo ati Tijara umuntu witwa Jean Mbere Gatare ndamubaha Imana muheruka ridashara umuryango we nakundi bihangane kwari inshuti yawe wamunsabiye akama chance ko nabikora bari gushaka abakozi kandi urumva ko mbikora neza batanye no kujya babyumva iki arambwira ati ntari Imana ati wanabikora straight away ahita muhamagara uko kanya nkaho abati ningenda ndabyibagirwa ahita bati banyine bara kuva kera aramumpamagarira Tijara ngubu nge bura sinakunda kumukoresha ibiganiro byinshi kuko ndamutinya ndamwubaha tike cyane ariko nimunyumva ngo urumuvango irene umuntu yuba nubaha tike cyane kuko yahamagaye Jean Mbere Gatare uwo munsi bahita bamubwira ngo nazi ndagenda ngezeho nabwo urakoma nyine ugera ahantu bakwemereye ariko bakikudutaho ya mana urandi abantu bayigira nyavuga ngo ngira amahirwe nyarusha indaye ninjye muntu ugira amahirwe muri Kigali amahirwe ngira ibaze ko nagezeyo uwo munsi Peter umustar man Phil Peter he was a star yaraningaga show yitwa Isango na Muzika bro yaravimo bari sudari show iremereye byatari ari uyoboye yitwaga Sunday show ngira umustar Peter ameze neza ubwo bustar rero yarateye ngubanga no ibintu by'ubudije n'ubwiye musi akajya siba nasanze yasibye ngira ngo aya nasanze yasibye nasanze ahari barampuza nayo kuri mikro turakora turi babiri tutaziranye nyine akunyene naramwumvaga byatari anyways Peter no mu bastari bambira abonye nahamagaye musaba interview arayima kuri Magic ndi umustagere nuko nari muzi naramuhamagaye bro kunkwemera numva ko ibintu bya fresh mfite show kuri RBA ndi mushya ngo ndamenyera ariko nawe byanga by'urugi yumva gake gake wazaciyemo tukaganiraho makeya Peter aza kabisa Peter yaraje afite imodoka ndayibuka yitwa Citroën imodoka yaguze mu Faransa Peter yatunze amafaranga kera mwa abantu 2010 na kangahe na 3 na 4 Peter afite imodoka amana yaguze mu Faransa aziko Peter bamwintiranya yayiteretse ku meza ngo nyine umuntu azakicara muri studio akarambika ko nake ku meza navuga ni Imana yanjye ubu nzatunga imodoka nanjye ahumura Petero cyangwa ni ibintu byo kuva kera amba akabodi yaterwaga icyuma penkeze no kuva kera ateka yamba akabodi nari ikintu cy'igisore arambika ko nake ku meza ndamubaza nyine n'umwanya ndamubaza ngate ko Peter tukora fresh namugata sante Peter Bruce Melody bana nyine nahamagaye mwana zamani Melody namuhamagaye nafite ibibazo yego nahamagaye na Melody cyo gihe ndi umustageri abantu bose bamubaniye bitangazamakuru hafi ya byose bamubaniye ari kuva muri super level bashkwanye super level rero bafite connection y'itangazamakuru hafi ya byose ngewe rero ntibari banzi kuko nari ntamenyekana niho Melody yarokokeye Melody ndamugati wiriwe nanjye ni umunyamakuru burya bisanzwe twitwa ndamusobanurira ati shonye njya nyumva navuga ati rero ubishoboye ndabona drop indirimbo kandi ntago iri gukora nyine nta bari kuyikina ubishoboye ngiye wanyuraho tukabiganiraho nabirenze Melody ndibuka umunsi yaje mu kiganiro haba anniversaire ya Nita Pendo namwe ko mbyibuka show ya mbere nakoresheje Melody yari ku munsi Anita Pendo ya anniversaire ndanamubwira ati umugenzi wanjye kuri radio yagize anniversaire ariko ntago ari mugenzi wanjye ari umustar ba kuri radio nyine nanjye nyikoraho nibyo man tujye tuvuga ibintu kuri uko biri atari kumfashije wa muririmbira
Melody yaje yababaye rero. Melody yarakoze indirimbo yitwa ngo hari igihe umuntu agutesha umutwe yari mu bibazo uramuniga. Yari mu bibazo. Ubu se ntagenda abona Melody yahangayitse nk'icyo gihe. Ibaze ko yaje mente vyakayizana gitari. Kugira ngo be kuri umuniga nyine yari yaraburije. Avuga ati ikaze ngo nakaganiro base keza. Azana gitara nayi aranayicurangira. Ayicurangira umunyamakuru kizamuka. Ariko show yari imaze kujyanye kumvikana. Cange ntago rwose ntago nari big pe. Hari abanyamakuru ko banini kameme. Njero nari mu bantu ba showbiz ariko bataraba abantu batari. Icyo gihe mfata indirimbo ya Melody nyinje hitinga mu ndimbo dukina. Itangira go praying. Yego. Hose nta hantu yari iri. Ndagafata ngashyiramo ndavuga ati rero at least ngereka mu hino hop niyo nshoboye kuva ikigero ngo namenyane bora niho nahuje na Melody. That time abantu bose bari bamushizeho umujene. Sinzi no kuntu yongeye kuzu